ariko Mary ikise kandi ariko ubanza narakwiyoreye ukagira ngo navuye kwizina. Iki ubu nta kintu na kimwe wumva utekereza. Jewe ndumva umwana amaze gukura, ndumva ashaka ko mu umwana wanjye hava ahangaha nkagenda nkamutwara nkagenda nkamurera. Uri kumbwira ibyo bintu kuko ubanje kubitekerezaho ibyo bintu ko twicaye tukabiganira bikarangira ubwo bigaruye ute? Bikarangira se umwana naramujyanye? Umwana wigize mujyana birangira se birangirira he? Byari byaratangira se? Ese ubundi reka mubaze kumba ndeba jewe ndakubwira ikintu akaba ari wowe ndusha uburakari. Uzi ko umeze nka yangwe ngo ikurira umwana ikakurusha uburakari. Mwese si wowe ugaruye akaboze. Umva rero tuza genda buhoro utuze tugende gake kuko ngiye ikintu cyo bifuza. Ndashaka ko umwana wanjye amutwara, dore umwana naramuretse kugira ngo akure, none umwana amaze gukura, amaze kuba mukuru. Urabyumva? Reka umwana akure rero, nako umwana mu gihe amaze gukura ndashaka ko umwana wanjye amutwara nkagenda nkamurera. Ariko reka nkugire inama itari agakecuru. Urumva yuko ushaka kurera, wagiye ugafata umukobwa ugashaka umukobwa ukamutera inda, warangiza ukarera uwo mwana. Nimba umukobwa wa munsi ukambwira nkamugushakira, nimba ushaka kurera ukicara ukarera uwo mwana uzabyara. Ibi nabyo naho ni ibibazo. Jewe urimo urangira inama yo gufata umwana nkagenda yo gushaka umukobwa ngo njye kumutera inda ngo hanyuma ngo njye nabyare njye kurera umwana. Ibyo ndimo kumbwira nibyo ndi kukubwira nyine. None si zo nama sibyo? Jewe cyambere narabyaye, umwana wanjye arahari amaze kuba mukuru. Ahubwo izo nama ni inama wowe ubwawe nakugira jewe ubwanjye, ukagenda ukazigira umugabo wawe. Umugabo wawe akaba ari ugenda akajya kubyara umwana akamutwara akamurera. Naho jewe wanjye namaze kumubyara. Izo nama rero ntabwo ari izanjye, izo nama ni iz'umugabo wawe wowe Mary wowe. Ibyo uri kuvuga koko ngo wabikora? Nabikora? Watinyuka ukabikora koko? Nabikora se ahubwo nabikora. Waruzi n'iki? Ndeka ahubwo buretse njye maze mbikubwira. Icyo ni ikintu ngomba gukora, noneho ubishyire mu mutwe umenye ko umwana wanjye ngomba kumutwara nkamurera kuko naramubyaye ndi se amaze kuba mukuru. Iyo nabizi ibyo ngiye ndyumviriye hano birangije biragenda bihingukira hano. Sishaka no kongera kubyumva. Okay. Ibyo shaho no kwigiza nkana byanga bikunda ngo akiziritse umuhoro gashyirwa kawuciye tuzaba tubireba. Ngo biracana biratumuka hano ngo bigaca hari biratumuka bijya ko mbizi ko bigusigaramo kandi ko nzamutwara umureba. Urakina na Robert wowe ntabwo uzi ukinisha. Waranyizaniye nigeze gusanga mu cyumba gihe umutere, ntabwo rero wahanyijyaniye, ntabwo izo ntangazanye ntabwo wazijyana ngo ujye kuzikinisha hariya, ntabwo bibaho. Zishirina kubirashye. Yahi. N'umunyu maze nawushizemo. Mwese umunyu ushyize mu buryo biba bimaze gushya? Ntabwo ubibona se. Mana yanjye, Imana dufashe mu ijuru tongera kudutekera iriya mitura ejo bundi watugaburiye. Rero nawe hari ibintu byo uvuga bikancanga. Hari ibigambo uvuga nk'imituni iyo ngiyo uvuga ni iyi. Imingi mvuze imituri nyine n'ibiryo biba bitahiye. Nka buriya mbese ejo bundi wadutekeye. Ntibikize. Nyine ibiryo bitahiye ngo ni imituni. Ibituri. Tega nyine imituri. Rero bana yanjye. Ati namaze gushyiramo umunyu birahiye. Byose byarangiye. None nta na gahunda ufite yo kubihisha. Mba reka nkufashe naho ubundi Ku ishuri bimeze bite? Biragenda neza cyangwa ni ngiye uri kuko tesha nyine mu kazi ka
biragenda neza. cyane ukuntu ukata igitunguru biragenda neza ntabwo nzatsindwa humura kuko nsinzwe noneho ntabwo nabukira wahise utangira kunsha amazi uzanyitwaza byo gusa ndabitegereje uzaba tureba nsinzwe wansha amazi mba nk'umuntu nyine wariye yaba binasekeje uretse kuguseka nta n'ikindi nakora gusa ego mana yanjye ntabwo Mary mwagomye koko ariko mwatinze guhisha koko bigiye gushya nyine nawe urabizi ni Bodox wikoreyemo uyu muntu ntabwo mbimenyereye ariko nabikoze tu mwatize cyane n'ukuri mwarangaye ntabwo igitunguru ari hano buri ntoki muri Bodox watetse ni Bodox reka nze njye kwiryamira ariko bigiye gushya muri hangana nko gatoya shaka mbabwire unzanire dukeya nguteho numve nimba ari Bodox rwose ntabwo azi guteka kwitunguru kingiye mu maso aho se ububiri nk'igihe wahitekeye uzi ko wahereye mu gitondo uri hano mu gikoni umuntu yagira ngo uzi ko nyine muratekera nk'ikigo cy'ishuri kubera uburyo watinze none dore muri hano hinagura n'igitunguru nawe turebe usigaze uwo ari we nshobora nzongera kwizera mbateka pe ngiye kujya kwikorera cyangwa abagare Mary abimfashemo naho ubundi wowe baragenda kurahira we peti namunagane nikoye yo kiza rero ngo muha akantu se namuteganirije kiza amana araryamye ese bagiraga ngo bamukangure ariko ukobwa ngira ngo araryamye ariko okay ntacyo ndaza kukamuha byutse ese bagiraga ngo bamukangure bimeze bite se ho kongera ngo bashyizemo akantu gusa urukundo gusa burukuje ari hehe no gukunda umwana gusa kase noneho uyu musore nzamugire sha mwana igihe uzabyara nawe uzabimenya bisanzwe ariko kubyara umwana se ni ibintu bya danje papa umwana akahita avuka urumva ari ikintu gitangaje ese sha ubwire ngo iki koko papa nakoze imyaka ingahe kugira ngo uriya mwana mubone imyaka byantwaye ntabwo uyizi gusa buriya nibyo bakubwira ngo umwanzi aragafata abyaye cyokora da bikomeyemo bitewe wenda n'uburyo waza gukubita umugore buri kanya n'iki nabyo wenda byaba birimo bigoranyemo aho ngaho ku ruhande rumwe ariko mwana wa mama rero mbura reka nkubwire sibyo nabaga nasangiye n'abatipe bakankaraga amarawundi ariko amarawundi agaherekezwa no kunyurira kuncunaguza nyine ko ntabyara nyine nanjye nkumva birambangamiye natanka bihora umugore wanjye rero reka mubwire ikintu cyerekeranye n'inzoga iyo utagize control yazo shaze gukubita ahandi hantu niyo mpamvu nkunda kunywera mu rugo inzoga ese ubundi abo bagabo mwasangiraga bo iyo woteraga nk'izo story uvuga ngo ntabwo byara ntaki bo bumvaga ari indi uri mukuri hagati wowe n'umugore cyangwa bumvaga igisubizo ari nk'iki buriya rero utaribwa ntarinda ejo bundi nawe uzagira umugore uzagira inshuti nyinshi pe izishaka ko wubaka urugo izishaka kurusenya wenda dufate urugero hari uzaza akubwira ati umugore wawe ni mubi ariko watetse wiriwe neza ukuntu bari mwaganiriye sindicara cyangwa hano kandi aho ushaka hose n'ubundi ni iwawe meze sawa ariko none mwari mwahaye ikiganiro reka sinakubwira uriya nawe yaguteze amatwi ubona ni mu gisubizo inyuma niyumvire ariko nawe nyine uhageze kirangiye oya ni mumbwire nyine nanjye numve nanjye ntega amatwi oya nta bintu bya danje za story n'ubundi za zamani uburyo nyine yagukubitaga iki nibyo twari turi kuganira amayoga menshi sha baba rero winyibutsa kiragiye ariko buriya urakibuka
nta kuntu ntabyibuka gusa nyine simba nshaka kubitindaho. reka nkubwire sheri warambabaje ku buryo nashatse no kwiyahura yego nijoro hafi nk'ebyiri cyangwa eshatu birananira ariko numvaga umutima wanjye ugiye gusandara. gusa icyo nakubwira reka tubivuga nk'amateka ko byarangiye urugo rwacu rufite umunezero ariko nanjye buriyo mbyibutse nyine mba numva nigaye gusa ikiruta byose ni uko wambabariye. urumva mukuru wawe nta kindi nakongera ndetse si byo petit frère nibyo kuba yarambabariye tuzatubifata nk'amateka. hari icyo buse tubaye rwoge ntuze ko ntabona amakobwa se ko ntabona Roberto bari he ngira ngo hari makobwa niba atarava ku ishuri ahubwo Roberto niwe nakabaye nkubaza nese nagiye mu kazi. njyewe natashye imbere hari utuntu nari nagiye gushaka buriya mu biryogo mwese ntiwumva baracyari inyuma nawe ni surprise reka rero njya mu gikoni mbereka ibyo ndi bubakorere twaba tugutegereje sasa akamitsinyi wazanye se gusa uriya niwe wakabaye ukabaza cyangwa wagiye kureba firigo aho iri ntuhibuka. yes ko ariko koko wambaba reka ko nanjye ndabyumva ariko nawe ntabwo ugira gutya ngo mpereze umwanya nibura mbabarira pe mbabarira basi umereze umwanya niyo yaba ari iminota mike mbabarira ko ngiye mfite ijambo nshaka kukubwira buri gihe nkumva umutima wanjye ari ukuntu umeze ariko nukuri kw'Imana ntabwo ujya ungira basi na reka ko ndabyumva basi ni iminota ibiri gusa ko ibiri yonyine ntiwumva se kumbabarira ko ntumbeshye mwana we Imana ndishimye ko ntabwo ushobora kubyumva izina ry'Imana ko numva gutari buze numva ko Imana maze numva gutari buze nyine ngiye navuze ibintu ntabwo mba mbeshya nari buze ese ko icyo mba nari bukubeshya mwana we ko mbabara none sibyo umeze utunota duke dushaka ahantu twicara hatuje tuganire bimeze neza turebana umva ko sinzi ko nawe gusobanura umusore unano dutuje hameze neza nta muntu twumva n'undi turi twenyine ngira n'undi muteze amatwi ko ufite ikibazo cy'uko nta mafaranga afite ni ukuri kw'Imana afite amafaranga pero none ameze neza ko ni ukuri ko ameze neza pe amafaranga arabonetse bigira ikibazo wingirira imwe ugomba ese amafaranga yiki nyine tukicara ahantu hameze neza reka nanjye ndi umunyamugi nyine ntabwo nabyanze ariko ibyanyu byo nta mwanya mfiteyo kandi aha ngaha mpagaze reka nkuteze amatwi ni ukuri njyewe nkuteze amatwi niyo mpamvu nje aha ngaha mbwira icyo ushakira icyo ari cyo cyose nkuteze amatwi ku buryo utamara iminota ibiri ngo twicare ahantu hameze neza tuganire aho bisa urabona hatameze neza urabona hari undi muntu urimo uratwumva wowe mbwira shansi ubiri no mu rugo shaka si ikibazo niba ariko bishaka nyine ko hari ijambo maranye iminsi numva ashaka kubwira bwira nta kibazo muteze amatwi ko ndagukunda akwezi si kuko mbona nta kintu kubwiye kise none se wajyana nshimishijwe n'uko unyanga n'ubundi nanjye nkunda nyine ni byiza kuba unkunda se nanjye wajyana nanjye ntabwo nanga abanyankunda sorry ntabwo nari bushimishwe n'uko umbwira kunyanga nyine ko uburyo ino jambo ndikubwiye n'uburyo urifashemo birambarusha no kupima iri ni ijambo maranye igihe rindya numva njya kuri kubwira nkumva riri ko nanjye ariko ndakubwiye ngo urakoze kuba unkunda ni byiza hari ikindi se nyine ukongera urukundo ngukunda uramutse unyemerera ukangira icyizere nakugira n'umugore pe tukibana nk'umugore n'umugabo nka guteza urwo rwibagirwe njye mfite uwo nkunda nahaye umutima wanjye nzaba umugore turabona kukubwira uyu niwe watwaye wihebeye umutima wanjye wowe utwaye wese niwe nakubwiraga nkunda nawe wagutanze kubivuga ntazo yashaka ntabwo wabivamo
ko ntureba komeza wishinga abo banyamujyi ni izina ry'Imana ngo ijambo bwije ukuri uzanyifuza utakimbona ndabikubwiza uko abanyamujyi umva ngewe umujyi ntabwo mumazemo igihe kirekire ariko nabuboneyemo amasomo kandi ndakubwiza ukuri se kundeba nabi ubu kwera urifata ugafata umwanya wawe w'ubusa ukarambeshya ngo hari ahantu ugiye kuba ugiye kureba iriya ngegera nta n'isoni kwera ako si umananye ubu se kuba dukundana bishatse kuvuga yuko ntazaza nganira n'undi muntu ubwo ngubwo ibyo ngibyo nibyo bikurakaje njye nta nubwo hari icyo kindakaje cyane ikibazo musore ubabajwe n'iki ni ingingo nsanze muri kuganiraho mwe babiri utananyubaka habe namwe ubu se noneho kuba umuntu yarankunze ibyo ni amakosa ubwo ngubwo ni amakosa yo kuba yarankunze noneho urabimushyigikiye winyumva nabi ntabwo ari ukumushyigikira ahubwo se umuntu niba yarandebye akankunda ubwo ngubwo namushyiraho amakosa ni uko wenda nanjye namukunda kandi mfite undi hanyuma se wamubwiye ko dukundana basi namubwiye sinubwo tukurakara sinakubwiye ko nzakubwira nk'agace burya rero najya ngo nkubwire ko burya voka y'imbwa imanuka iheshye ushatse kuvuga ko imbwa ari inde voka ari inde umva kuva nabaho mu buzima bwanjye kuva nanavuka nibwo bwa mbere ngize amahirwe nk'aya ngaya ariko noneho ndayabonye bite bya madamu bite bya urumva ari byiza uranyihorera ariko nkubureka gusa wanyihora usibye agasuzuguro k'abagore cyangwa se abantu batajya bashimira Imana byibura nk'umuntu akakwitama ntabwo wakumva wishimye hanyuma nimba nishimye nyine ugomba gutuma n'ibyo byishimo aho wabikuye ugahita wibuka bwima ko ari waba uguteye urumva byibura nanjye ukama ariko ngo se wa mugabo urashaka iki wamaye amahoro ukama amahoro umunsi mu rugo rwanjye urashaka iki wowe ariko amahoro ndendanyagwa okay nimba utangiye gukankama reka duhindure ingingo shyira ahangaha nta mafaranga afite shyira ahangaha amafaranga yanjye wasigayemo ni menshi shyira ahangaha we nta mafaranga afite ni ukuntu urimo kumbwira nta mafaranga yanjye ufite ntayo nta mafaranga yanjye ufite ntayo okay n'ubu tuvugana narinje iwawe kukureba kandi ndahava nyajyana tugende mvaho njyana nawe hehe nta mafaranga afite urayama ntuyama ntayo nguha ntayo mfite ariko ubu urashaka ko nzaguteza amagi nakagutera amagi mu bwonko urashaka ko nzafata amazuru nkashyiramo imizinga y'inzuki nk'itandatu urashaka ko uzajya wasama ibishorobwa n'ibivumvuri bigaturuka hano bikore ikizaba nzanywa umuti uri umutekamutwe sawa nimba ndi umutekamutwe rero reka nsubireyo kandi ikindi cya kabiri sibyo ugomba kumenya yuko iyo naje mba naje ikoresheje taransiporo urumva amafaranga yose ngenda y'amadepanse yose nzayashyiraho ntayo uzashyiraho ngo ntayo nzashyiraho wazakunyunguta nka bombo nkafata bombo nkakunyunguta paka ushonze